nk'ubu ngubu hari umunsi wa Sevarante uvuga ko ari umunsi wabayeho uko bibuka abapfuye, abo batagatifu, bakagira ibintu bisembolike, imihango, imigenzo bakora. Uwapfuye urumva ko Yesu mutagatifu, ndavuga ku banyadini, ariko noneho kuri gakondo y'Imandwa uwapfuye umwuka we bawita umuzimu rero bakawuterekerera. Nuko byari bimeze, ego, bakawukorera umunsi mukuru, ukorewe niko kubandwa. Ubwo uwo muzimu ni wo mandwa. Yego, ubundi kubandwa byavuye no guterekera mu kinyejana cya 16 mu 1500 hafi na 20 ku bwami bwa Ruganzu. Umurozi n'umushitsikazi n'umupfumu n'umwigira ntibakaye mu iteraniro bazicwe. Bangene by'ubupfumu n'uburozi si ibyaka kanya. Iyo mihango rero niyo dushaka kuvuga ko abanyarwanda barayikorewe, niyo rero hazamo izo karande zituruka muri izo mandwa zijyana no kuraguza no guterekera. Hari umuntu wabajije muri commentaire abaza ngo ese umugirwa ni iki? Umugirwa ni umuntu wakoreshwaga, wari uhagarariye cyangwa se bunumva iyo shusho yaba ari kimwe. Niba mu idini bitwa batagatifu hanyuma muri gakondo bakitwa abazimu, ubwo urumva iryo dini itaba ari giterekera. Ahubwo urakoze, ubuvuze ikintu cyiza cyane. Turi kureba ese indwara zirahari, ese abantu baremera ko barwaye, kubera ko wa mugani hari n'uvuga ati twabaye ibyaremwe bishya. None se iyo urucyaremwe gishya ibindi ni ibihe? Nukuvuga ngo wowe utweretse ko uyu muntu ufite karande aramutse apfuye yarimbuka. Rego umuntu agizwe n'ibintu bitatu: umwuka, umubiri n'ubugingo. Kandi ibyanditse bikavuga ngo umubiri n'umwuka n'ubugingo birarindwe kugira ngo bitazabaho umugayo. Umuntu akabana n'imyuka mibi muri we, wabizi ko muri ariko kuyivanaho byaramunani. Yaba aryamye akabiraramo, yaba abyutse akabigendamo. Hahana ashobora kumva agiye no gusara ngo yirukana. Inzozi arota ni inzozi mbi gusa. Nta cyaha yakoze, nta bibi yagiyemo, ariko ibyo bintu ugasanga ari ibane nabyo. Rimwe na rimwe ugasanga n'abantu bapfuye baragaruka bakavuga nawe. Uyu muntu aramutse apfuye yabona ubugingo. Hari abantu bibeshya ko bafite ubugingo rero muri Kristo, ntabwo bafite, kubera ko Kristo niba ari muri wowe. Aho naho biza bakavuga ngo atari ko se kubera iki umugabo ari kutubwira ngo je nkababwira ngo niba mwarakijijwe kuki mukiri muri ibyo ngibyo. Abo bantu bari kurwana n'ibyo bintu kandi bakiyitirira ko, reka mwicwe ijambo kwiyitirira ko bakizwa n'abana b'ubugingo, kandi ibyo bintu babimaranye igihe. Kuri genda avuga ngo uwo Yesu bavuga, ubwo ushaka kuvuga ngo ntibigeze bakizwa. Ntabwo bigeze bakizwa. Gute noneho ngo iby'umwana w'umuntu yerekaniwe nibi ni kugira ngo agire gute? Amareho destroying imirimo yose y'iki ya Satani. Imirimo ya Satani iba muri abo bantu. Noneho se Yesu amaze iki utamaraho iyo mirimo? Ahubwo uwo muntu dore uko akwiriye gufashwa. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Okay, amazina yanjye ni Nyirishema Gabriel, nkaba ndi umushumba, ndi umugabo wubatse, tuyoboye umuryango w'ivugabutumwa witwa Getsemani Ministries ku rwego rw'isi. Hanyuma abanejejwe n'Imana umutima wanje kongera kugaruka kuri murongo. Imana ishimwe cyane. Reka rero dufate umwanya dusenge, dushimire Imana yabanye natwe, yaturinze ikatugarura amahoro, kandi namwe ikaba yarabarinze ngo namwe muzatwibwira. Reka dusenge. Data so mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye turaguhimbaje ko wabanye natwe kandi waturinze. Aka kanya mwami tugire ubuntu bwo kongera kuvuga n'imitima ya benshi, kawongera utwishurire, wongera utwireke, wongera uduhe imbaraga, kandi n'imitima wa mwami turayisengeye kugira ngo ibashe kwakira mu izina rya Yesu Kristo duseye twizeye kubikoze. Amen. Amen. Murakoze. Nkuko twari dutangiye tuvuga ubushize mu nyigisho za karande twari twatangiye, ngira ngo mwari mwatubwiye ku mandwa zigeze nko mu 8, nubwo ari nyinshi cyane zabayeho muri iki gihugu, kandi mutubwira ko n'ubundi zigihari, ariko mwavuze ku mandwa nk'8, muvuga 3. Ngira ngo mwase nkaho mudusubiramo kugira ngo noneho tubashe gukomereza kuyo twari tugezeho. Urakoze. Hari ubundi kubera ko kwigisha ari kugenda ukora mu nguni zose kugira ngo abantu bashe kumva. Ubundi imandwa, ubundi umuntu yanakubaza uti se imandwa ni iki? Imandwa ni uburyo
abanyarwanda cyangwa se abakurambere bacu n'ubu kandi ngira ngo hari ince zimwe zikibikora, hari n'uburyo byahinduye uburyo nakwita strategy bw'imikorere, ariko nabyo bijyanye n'ubupfumu n'imbaraga z'umwijima witchcraft nabwo gukora. Kubera ko n'ubu tuvugana nkuko turi kuri YouTube channel ya AYALONI TV, hari n'abana nabo baza kwamaza mu by'ubupfumu kandi barahari. Wenda namba kuri publicity, ariko hari nabonye ejo bundi bari kuvuga ku bintu by'abarangi, bakabikora officier, abagore n'abagabo ubona basa nkaho biyubashye babirimo kandi barabisempatiza bakabisigiriza, ukabona biri kuzamo, kuko cyane ko banabura bati umurangi aravura. Kuri je rero ibyo byose ni ubupfumu, ni imbaraga z'umwijima, niyo mpamvu turi kugira ngo tubishure. Ndetse n'abadukurikiye navuze ko iteka yo ninje muri ibi bintu mpura n'ibitero, kubera ko banakoze mu kiguri cyabyo, n'abagerageza yuko atari byo, nta bitero birimo. Umugaragu w'Imana Paul yarabyereye, aravuga ngo twebwe nubwo tugenda mu buryo bw'abantu, intwaro zacu si nk'iz'abantu, zifite ububasha, ubushobozi yego bwo gukubita hasi no gusenya, dufatamira ibitekerezo biri mu mutima tukabigomora Kristo. Ngubwo kumvira kwanyu kuzasohora, tuzahana kutumvira. Rero Imana ikwiye kudufasha tukaba abantu bumvira, duhuje umutima, duhuje umurungu umwe, kugira ngo tubashe guhangana n'ibi bintu. Ariko Satani nawe tujyamo akaducagagura, ntiduhuze, umwe akaba hari undi akaba hano, kandi hari imbaraga ziri mu bumwe. Rero icyo warumbajije, imandwa ni uburyo bumwe bwo gukorera Satani. Impamvu za Satani nuko nahishuriwe umucyo, ariko ubundi imandwa ni amazina, ubundi ni n'amazina y'abantu, ariko ubundi mu buryo bw'umwuka hari ibyo bita abatagatifu. Abatagatifu akenshi ni imvugo ikunda gukoreshwa n'abakatolika. Abatagatifu, kugira ngo umuntu yemeze ko ari umutagatifu, hari ibintu bashingiraho runaka, eza kuba yarakoze imirimo myiza. Niyo mpamvu uzumva ngo kiliziya yitiriwe mutagatifu runaka, ikigo runaka kiwenda cy'amashuri cyitiriwe mutagatifu Joseph. Bo rero bemera ko umutagatifu ni umuntu wapfuye ariko wari ufite imirimo myiza. Ubundi abatranslatinze Bibiliya bakayishyira mu Kinyarwanda bayikuye mu Giswahili, kuko no muri colonisation habaye icyo bita wenda Kongo Mbirigi, cyangwa se ababirigi bakolonije abanyarwanda ndetse n'abarundi. Noneho rero abakoloni baturutse muri Kongo, ayo ni amateka maremare. Noneho abakoloni bazanye n'abamisiyoneri. Urumva rero kuza muri Kongo hari abari bamaze gutoza, ariko biriya Igiswahili niho yatangiriye. N'iryo jambo rero ry'ubundi gitagatifu si Kinyarwanda, ni Igiswahili. Ariko mu Nyarwanda tubisobanuye ni ikintu cyera. Ariko turashima Imana ko twebwe turabera kubw'amaraso ya Yesu, turabera b'Imana. Ntabwo tubabera rero, ndavuga kwizera kwanjye n'abandi duje kwizera, ntabwo tubabera bishingiye ko twapfuye mu buryo bw'umubiri burangira, turabera bishingiye ku maraso ya Yesu. Noneho rero hari ibyo bita kwibuka abatagatifu. Muradukurikira, kwibuka abatagatifu. Yego, nk'ubu ngubu hari umunsi wa Saint Valentin. Saint Valentin uvuga ko ari umunsi wabayeho. Urumva, ngira ngo marayika we yari urukundo, bakabyizihiza. Yego, ndiho ndashaka gusobanura ibintu ngimuza pana kuvugira ibintu hejuru.
mutagatifu runaka, sibyo? Hari imbaraga mu kwibuka. Mwibuke na Paul yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, intare y'umuryango wa Dawidi, kuko niwe wapfuye akagira gute? Akazuka. Niyo mpamvu yongezeho nko mbabwira ngo ntabwo Imana iba mu mazu, ntabwo iba mu rusengero. Kino mu bintu bimwe biciye Stefano, kuko yaravuze ati Imana ntabwo iba mu mazu yubatse n'abantu. Bibuka rero urusengero yubatse hafi imyaka 40 ku kayabo gatubutse kuri zahabu. Urumva yaraminimije igitekerezo cyabo n'imbaraga zabo. Biba ngombwa rero yuko bamwica. Na Yesu barabimutukiye cyane, avuze ati urusengero narusenya, nyuma y'iminsi 3 nkagira gute? Nkaba narwubaka. Yashaka kuvuga umubiri we. Aho no mvuga ngo ntabwo urusengero ari amazu, kuko icyo gihe urusengero muri hangana kuri gukoresha ijwi cyane. Hari igihe dukoresha mikrofone atari nziza, ijwi rikamera nkaho ryangirika, ariko ikigenzo ni kumwumva ibidusohokamo. Rero none agaragaza kwerekana imandwa icyo ari cyo. Uko rero bibuka abatagatifu kuri bamwe kubera iyo myemerere, abandi bakibuka ababo bapfuye. Na Paul ategeka Timoteyo kwibuka Yesu Kristo ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi wapfuye akazuka. Kukijari kiryo jambo yapfuye akazuka Paul aryongeraho. Hari gushaka kwibuka umuntu waheze mu gituro bikarangiriraho, ariko Yesu ntabwo yaheze mu gituro. Urumva hari imbaraga ziri mu kwibuka. Yarazutse. Urumva imbaraga z'umuzuko, kandi abasangiye kwizerana basangiye n'urupfu, basangiye n'umuzuko. Urumva abamwizeye rero nawe azabazura. Yego, tuzazuganwa nawe. Imana ishimwe cyane. Noneho rero uko bibuka abapfuye, abo batagatifu bakagira ibintu bisembolike, imihango, imigenzo bakora. Uwapfuye urumva ko Yesu mutagatifu, ndavuga ku banyadini, ariko noneho kuri gakondo y'imandwa uwapfuye umwuka we bawita umuzimu. Umuzimu rero bakawuterekerera. Nuko byari bimeze. Ego, bakawukorera umunsi mukuru. Uko rero niko ku bantu. Ubwo uwo muzimu ni wo mandwa. Yego, we nk'umuntu wapfuye, izina rye lirabandirwa. None agahita yitirirwa imandwa. Urumva iyo bavuze ngo urugero muri ziriya mandwa, Rutindagezi ni umuntu, nyina Ryangombe ari we nyina wa Ryangombe, yego, ni imandwa kandi ni umuntu. Iyo bavuze Nkonjo ni imandwa. Hari abo bita abakonjo, ariko bitirirwa Nkonjo. Ubwo Nkonjo we yari umuntu niwe bakomoka. Yego. Noneho bakagenda bakareba ese ni iki dukwiriye guterekerera. Urugero nko mu muco w'Abanyarwanda, iyo umuntu yapfuye akuze atabyaye ngo bamushyingurane iki? Ikara. Noneho kumubandirwa ni ukuvuga ngo umuzimu wo kutabyara ntuzagire gute? Ntuzabakurikire. Aha, kubera ko ni ikintu kiri dangerous, kidasanzwe. Barangiza rero bakamuterekera ngo umuzimu wo kutabyara ntuzagire gute? Ntuzabagarukire. Niyo mpamvu bakoreshaga inzoga, bagakoresha umutsima. Mu yandi magambo bagomba kumuha ibyo yakundaga kugira ngo ntazabafate nabi. Kumbi ni ukuvuga ngo iyo hari ikintu kiri dangerous, kidasanzwe, nasabaga kugira ngo abantu nibatazajya bumva ibintu. Ubundi kigaragaza ko umuntu ari wa kamere cyane, nuko aba adashaka gusobanura ibyo yumva, ahubwo wenda kuko yumvise uko adashaka, bitajyanye n'ubumenyi bwe buke,
ugasanga yitwaye ukuntu. Nubwo mvuze abatagatifu aravuga ati se ruguje gute n'abatagatifu? Tagatifu nabuze ko ijambo bwayo si Kinyarwanda. Tagatifu ni abantu bapfuye ariko baba batubwira ko bari abantu beza. Aha umva n'akandi kantu rero. Urumva kuri bamwe umuntu kuba uwera cyangwa kuba mwiza abihabwa n'imirimo myiza. Aho rero ntekereza ko ku mateka y'idini ariho hazi ibyo bita indulgencia, ikiru cyari nk'amande waciwe ku byaha byawe ariko ugatanga bijyanye n'ubushobozi ufite. Urumva rero ntabwo imbabazi zingana n'ubushobozi ufite. Niba ufite akayabo ugatanga byinshi byagupermetaga kukugira umuntu ukomeye kandi mwiza. Urumva ukabubora babariwe bishingiye kuki ku butunzi bwawe. Abyo rero bihabanye n'ijambo rya Kristo ry'ukuri. Turi kumwe rero. Ibyo bita abo bita imandwa cyangwa se ibyo twita izo mandwa ni amazina y'abantu ariko buri mandwa yose ikagira gute ikabandwa. Urumva rero ntago babandwaga umuntu, ahubwo babandwaga umutagatifu we cyangwa se umuzimu we. Kamyite mu buryo bwumvikana. Umuzimu we. Umuzimu rero Imana ibabarira abantu bashobora guhoza abazimu mu bazima batazi imbaraga zibarimo. Mvuze ikintu gikomeye. Urumva kubandwa n'ukwibuka umuzimu wa wundi. Hari abantu bibuka bagacana za buji ngo ni icyizere, si urumuri ariko ni icyizere. Urumuri ni icyizere ariko harimo kwibuka. Abandi barangiza bava muri ibyo bakaba bafite inzoga aho ngaho bariho baribuka kandi mu buryo buri symbolique. Hari ibyo bakora. Wenda kera bisigaga ivu ariko ubu ngubu kubera ko nyine ari civilisation bashobora kwambara ibitambara by'ivu bigaragaza ko bugize gute biraburiye ababo. Ariko mu isi y'umwuka kuko uriya muntu wenda atanasenga cyangwa se atanakijijwe, umuzima waho uzakugeza ni Yesu nyine wahagukura. Reka mbone kuvugamo n'ikindi kintu ko ryari gihe mvuga ikintu hahita nyivanamo ibindi bintu bitewe n'uburyo ndagira gute ndiho ndabihishurirwa. Urabona ko izo mandwa ngiye kongera kuzivuga mu mazina nongero n'andi ntavuze. Ni amazina y'abantu. Ni amazina yande y'abantu. Ubundi kubandwa byavuye no guterekera mu kinyejana cya 16 mu 1500 hafi na 20 ku bwami bwa Ruganzu. Nk'umwami waroboye igice kinini cy'u Rwanda yagiranye imishyikirano n'uwo bita Ryangombe, yego, wababinga, yego, Banyundo. Urumva uwo Ryangombe amateka agaragaza ko si n'umunyarwanda, nuko yamuhaye ubwene gihugu, atuka Uganda, ariko aza ameze nk'umwami ugaragiwe, ufite abagaragu, ufite ibintu bikomeye, uvuye ahantu naho yanditse amateka. Reka mvuge muri yamvugo y'uno munsi. Aje mu Rwanda rero asanga Ruganzu nawe afite ibyo akora. Uno munsi ari obita ku rutare rwa Rwanda ruriho amajanja yimbwa yande, yimbwa za Ruganzu, bakwereka n'ikirenge cye. Uno munsi hari abakora urugendo shuri bigaragaza ko ari puissance zari zimurimo. Urumva rero umunyembaraga z'umwijima ahuye n'uwundi inde Ryangombe ry'ababinga Banyundo.
ubundi ari akantu abanyarwanda bakora keza, ariko utakitondeka harimo ikindi kintu. Uzi icyo bita kwivuga. Undi iyo wivuga ushyiramo igisekuru cyawe, abahanga we ashyiramo nk'icya gatandatu. agera ku cya gatandatu. Urumva njye nakuze data ejo naramushyinguye muri uyu mwaka yirahira, kavuga ati yampaye nka data rugaza, yego wampamije. Urumva kandi iyo yazamukaga agezamo na binego bya kajumba amahinga. Urumva noneho rero muri abo bana ba Ryangombe yari afite umuryango, ariko we yari ikinege. Ariko urumva aho abikomora kuri nyirakuru, kuko amateka agaragaza ko ise nyina wa Ryangombe, nyina Ryangombe yari umurozi, ariko umupfumu. Imana yacu tugire neza. Ibintu by'uburozi no kurangwa n'ubupfumu ntabwo bibayeho ubu. Niwe ugiye muri Bibiliya mu gitabo cy'Abarewe ndumva 3:3. Reka twasome mwumve, tagira ngo wenda ni ibishya bije tuzanye. Reka nkoreshe Gutegeka kwa 2 ibice byaho 5 umurongo waho wa 8. Haravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe gisa n'ishusho yo hejuru, iri hejuru mw'Ijuru cyangwa hasi. Kugira ngo ntatinda, haro yavuze ngo ndi Imana ifuha, ariko mu Barewe haravuga ngo umurozi n'umushyitsikazi n'umupfumu n'umwigira ntibakaye mu iteraniro bazicwe. Banga ibintu by'ubupfumu n'uburozi si iby'aka kanya. Turi kumwe abantu muri kunyumva. Noneho rero mu bana ba Ryangombe wababinga ba Nyundo, urumva ni mu gisekuru harimo amazina yabandishijwe. Urumva nk'umugabo nk'umuryango w'ubwami wanditse amateka bagombaga kubandwa izo mandwa, ariko hakazamo n'izindi mandwa nazo zishobora kugira gute kubandirwa. Reka rero noneho tumaze kuvuga imandwa icyo ari cyo, aho zituruka. Twabonye ko mu mvugo y'uno munsi ni nko kwibuka abapfuye aribo batagatifu, none bagabakorerwaho imihango. Iyo mihango rero niyo dushaka kuvuga ko abanyarwanda barayikorewe. Niyo rero hazamo izo karande zituruka muri izo mandwa zijyana no kuraguza no guterekera. Arakaho navuze nari nkarenzeho, ariko reka nkavuge. Je nigeze mbaza umuntu mukuru wabikoraga, namubwira ariko waretse gukora ibyo bintu ko ari ibintu by'umwijima. Arangije arambwira ngo ntabwo nshobora kubireka kubera ko twanye igihango, ntati igihango nabizira. Icyo twita igihango ni isezerano ntakuka. Nk'abanyarwanda hari ikindi kintu bakoraga kibi mu isi y'umwijima, byo bitagwana igihango. Niba jari kuri umuturanyi cyangwa uri umuvandimwe, tukavuga ngo tuzabana uko nzagutabara nk'uko nitabaye, bagafata ikibabi cy'umuko. Ese kuki batafataga ikibabi cy'inturusu? Sinzi ko zari bwaze muri uwo mwaduko. Aho se umwaduko abazungu bari bwaze ntabwo wari bwabeho. N'ejo bundi umwaduko abazungu. Kuki batigeze bafata ikindi kibabi icyo ari cyo cyose? Bafashe ikibabi cy'umuko. Ubundi umuko mu buryo bw'umwijima nawe ufite icyo uvuze. Umuko ubundi niwo bita umurinzi. Warinze Ryangombe agiye guhiga imboga ikamukubita ihembe. Nabwo yari yabyeretswe. Mwumva ko abapfumu barerekwa. Yari yeretswe nyina Ryangombe, umuhungu wajya guhiga, ariko ibona mu nzozi. Amaze kurota aramuhamagara amubwira ati nabonye
nabonye urukwavu rw'ihembe rimwe sibyo kandi ntabwo rubaho urankurikira neza nabonye inkware nabonye imbogo nabonye iki yamvuga ko ari ibintu biri dangerous ariko aranga aragenda arahiga arangije yaguye rero ariho yapfa ariho arahiga kuko ari umuhigi w'umunyembaraga none imboga imujugunye aho ngaho nshaka kugera imboga imujugunye umuko ufata ishami ry'umuko rijya gute riramufata ariko abagaragu baje basanga agihumeka rero hari intangamarara cyangwa se ari itangazo yabahaye urumva ibyo byabwe nzagenda mwinjiramo gahoro gahoro impamvu rero bakwishaka ikibabi cy'umuko ku banyarwanda bo hambere cyari ikintu gikomeye niwo bita umurinzi muri ibyo bintu rero barabikoraga ikindi reka ikibabi bagikoreshaga iki nicyo bashyiragaho urumva yari ikebaga yari rasaga icyo kibabi agashyira urakoze agashyiraho amaraso ye yego akayanywa nawe agafata amaraso ye yirasaze akashyira kuri cya kibabi cy'umuko nawe akagira gute akayanywa bivuze ngo bahanye igihango cy'amaraso nk'uko muri kirisitu amaraso niyo yaduhinduye abana b'Imana yego kuko twemera ko kandi tukigisha ko nta maraso yego nta bugingo Yesu arabihanura aravuga ngo azabona ibituruka mu bise by'iki by'amaraso ye Yesaya 53 urumva nyuma y'ibise havamo amaraso isubira ameneka amaraso akava rero turi abantu baturutse mu bise by'amaraso yande ya Kristo urumva niryo sezerano nabo ro barabikoraga bakanywana amaraso ari cyo gihango reka twibuse none umuntu arakubwira ati ngiye nago nabireka kuko hari igihango nagiranye hari igihango hari isezerano ntakuka twagiranye kuko barabiragwaga hari umuntu wabajije muri commentaire arabaza ngo ese umugirwa ni iki umugirwa niba udukurikiye cyangwa uzadukurikira n'abandi umugirwa ni umuntu wakoreshwaga wari uhagarariye cyangwa se watambwaga kugira ngo azarepresente umuryango uwo akenshi ni nawe imandwa zabaga zereye kwereza no kuvuga ngo niwe zabaga zashimwe akaba yanaragwa ku bantu bajya mu bintu by'abacwezi nababwiye ko hari ururembo nigeze gutwika aho ngaho usinyibutsa hari umuntu wabajije ikibazo arabaza ngo ese abacwezi n'abarangi bitandukaniye ni bimwe cyangwa si bimwe abacwezi n'abarangi ni bamwe ibyo byose nginjiramo cyane ariko zayavuga ibyo byonze ariko byose ni bimwe kuko abarangi akenshi ni abamarayika kandi reka noneho mfashe n'abantu kuri icyo kintu cy'abamarayika mwibuke mu byeshuri bavuga ngo mw'Ijuru haba intambara haba iki intambara marayika Mikayeli atabara kurwana na cya kiyoka ngo hacyo ntihabagira gute hakiboneka ariko umurizo wacyo ukurura iki icya gatatu Yesaya agahanura akavuga ngo wasiwe ugize gute ugushije ishyano kuko akumanukiye afite iki afite umujinya iyo Paul yandika akavuga ngo ntabwo dukirana n'inyama n'amaraso n'abatware bategeka isi umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ya hehe ho mw'Ijuru cyangwa se ho mu kirere ni ukuvuga ngo ntibari mw'Ijuru ryera yego ry'Imana ahubwo bari aho ngaho abo nibo bamarayika iyo mu rurembo bamaze urumva kugeza kuri ya mudu idini ryabo cyangwa se imbaraga z'umwijima zabo zakoze niho babarangi baza mu barangi rero uko arega ibintu by'idini
ubwo ushatse kuvuga yuko nyine abo bamarayika Satani amanukanye n'abari bo barangi, nibo barangi. Ariko noneho mu barangi uko tuvuga ngo ari marayika murinzi, hari marayika ukiza indwara, hari marayika w'ibitangaza, yego, nabo muri abo barangi bemera ko hari responsabilité bafite. Niba bagiye kuvuza bakabwira ngo hari umurangi uvura, ntabwo ari umurangi ko mutere, ni marayika ariko w'umwijima korana n'uwo muntu. Urumva rero bo bakorana n'abamarayika b'umwijima, ubwo ni nabo bacwezi, nibo bakorana n'abacwezi. Yego, kuko nabo bagira amazina. Rero ibyo bintu byo kuraguza no guterekera no kubandwa genda kumera neza nk'ibyo mu rurembo rw'abacwezi n'abarangi. Abarangi rero ni abamarayika, ariko abacwezi bo nyine umva ni amadini. Hari ururembo rw'abacwezi, ariko abarangi bo ni abakozi. Aha, umva muri make ni abagirwa. Amadini yabo, amadini niyo yitwa abacwezi. Yego, abarangi ni abakozi bakora muri izo ndembo z'abacwezi. Birasobanutse. Noneho rero mu isi y'umwuka y'umwije, kuko hari umwuka mubi hari n'umwuka mwiza. Umwuka mwiza ni umwuka w'Imana, ni umwuka wera. Umwuka mubi ni ukomoka kuri Satani, kuko Yohana yandika akavuga ngo, avuga kuri antikristo, avuga ku mbaraga z'umwijima, avuga kuri marayika w'umwijima. Ibyo arabigaragaza, kuko aravuga ngo mwirinde imyuka yose ntabwo ituruka kuki, ku Mana. Hari imyuka ituruka kuki, kuri Satani. Hari n'imyuka ituruka ku Mana. Reka nanone kuvuga n'ibi bintu, ntabwo abarangi bavura, nta nubwo kubandwa no guterekera bivura, ahubwo dore icyo bakora. Kubera ko abantu barimo imbaraga z'umwijima, baragenda akabashyiramo ibirenze ibyo bari barimo. Urumva, ni ukuvuga ngo urugero, sibyo, uzi uburyo abantu, uzi icyo bita vaccine, urukingo bagushyiramo ubushobozi, yego, burenze virusi itera ya ndwara uzandura. Twese turabizi ko habayemo kwikingiza vaccine ya COVID-19, zagiye zigera ibyiciro. Ni ukuvuga ngo agakoko gatera cyangwa se virusi itera COVID, nayo niba ari ya 19, ubwo nabo bazatubwira niba ari ya 17 na 15, nabyo birimo question mark. Urumva, ni uburozi bagushyizemo burenze ubwo bari kuzandura. Nabo rero hari ubwo uzana, hari imyuka mibi uzana, bakagushyiramo iyindi irenze. Ubwo nyine ifite imbaraga yirukana, ifite intege nkeya, akaba ari ikugumamo, akaba ariyo igaragara. Mu yandi magambo, iyo umuntu wanabaye muri ibyo bintu cyane, n'umuntu w'umuvandimwe kakanu yarakavuze mpita kuramo ihishurirwa, araba ngo iyo wavuje cyane usigara nawe ugira gute, uvura. Kubera ko ku buryo batera inshinge, hari n'igihe na muganga ubwira ati nawe bijya ubyikorera, ajye yitera cyangwa umupime bitewe nuko ugenda ubibamo. N'umuntu waraguje cyane, yego, bagiye muri ibyo bintu cyane, nawe asigara abikora kuko ababizi. Ni nk'umuntu w'umukristo wakunze ijambo ry'Imana agasenga, nawe asigara iki, hari umuvugabutumwa bwiza, ari umwigisha. Imana yacu ishimwe cyane. Rero nari ngiye kuvuga akantu ka rutura k'ingenzi cyane, ni ukuvuga ngo mu isi y'umwijima aba bazimu, abatagatifu barahari. Mu idini ni abatagatifu, ariko muri ibi bintu bya gakondo byo ni abazimu. Ni abazimu. Noneho reka nibute, akaba nibo bitwa imandwa nyine. Imandwa ni amazina yabo, ahubwo abatagatifu b'abazimu babo bizo mandwa. Aha, urumva, ntabwo baterekera umuntu ugihari, baterekerera cyangwa se babandirwa umuntu
udahari. ubwo si ibyo bintu uko numva byaba bifitanye ishusho ibikorerwa mu idini kiza gatolika n'ibyo abantu ba kera nyine ko n'uyu munsi uravuga ko bagihari aba baterekera abanyarwanda bakiri muri ibintu byo kubandwa n'ibiki ko numva iyo shusho yaba ari kimwe niba mu idini bitwa batagatifu hanyuma muri gakondo bakitwa abazimu ubwo urumva iryo dini ritaba rigiterekera ahubwo. Urakoze ubuvuze ikintu cyiza cyane. Ubundi ibihugu hafi ya byose kuko Satani ntabwo ari u Rwanda rwonyine. Satani ni umwami w'iyi si y'umwijima. Ni ukuvuga ngo hari ubupfumu bw'ibindi bihugu hari n'ubupfumu bw'u Rwanda. Nka Kongo hari Kimbirigiti, mu Burundi hari Kiranga. Akuzi ko hari umuntu wanabimbaje ngo nabyo ngo nzabikubaze ngo Burundi bwo ngo bahure n'abanyarwanda ngo ibyo bintu si bimwe. Yego. Noneho rero kuko twabonye iyobokamana, icyo twakwita iyobokamana cyangwa se idini, ariko dukolonijwe n'Abataliyani, urumva ni Roma, Abayuda b'Isiraheli, nabo bari bafite ubupfumu bwabo. Erega reka dusase inzobe. Umugabo witwa niba igira umwana mu gitabo yanditse yaravuze ngo n'undi padiri yaravuze ngo kubandwa ntabwo byari bibi iyo biza gukorwa ku manywa. Mu yandi magambo kubera ko bazi ko ibikorwa by'umwijima ntabwo babandwa ku manywa. Uwo ni padiri urabivuze mu bitabo yanditse ibitabo. Noze byakorwaga nijoro ubundi kubandwa ni mwijoro. Ntabwo uzi umugani uvuga ngo kuki yavuze atyo nuko azi ko ari umwijima. Kubandwa ntabwo byari bibi iyo biza gukorwa ku manywa. Kubera iki? Noze bwo ntibari kubikora ku manywa kandi ari bibi. Harimo question mark. Uwo jyumva imvuga ivuga ngo ngiye mbandwa habona. Mu yandi magambo ibyo ashaka kwera ko atari umunyamatiku, kuko umunyamatiku ntabwo ajya ahagaragara, arahisha izo ngeso. Turi kumwe. Noneho ntabwo babandwaga ku manywa, babangarwa mu ijoro. Nose nk'imandwa ya Nyarunyonga, nk'imandwa y'ubusambanyi bahitaga babyina ikinimba. Kinimba umva baheneranye bateranye utubuno. Iyo ni imandwa y'ubusambanyi. Ni impamvu mbwira ngo umwuka w'ubusambanyi bw'Abanyarwanda wo ni special. Ntabwo bazi rero ari karande ituruka ku mandwa yande ya Nyirarunyonga. Tushaka gusubira muri zo mandwa zose amazina yazo no tubona uko tuzirangiza. Mu mandwa twavuze ya Rukabankaba yo kumena amaraso. Iyo kenshi yabandwaga abantu bagiye mu ntambara cyangwa se bitegura kuzayijyamo, kuko urabizi umuco w'Abanyarwanda ega nta biro bigenda bitagaruka, ntacyo kitahuzeho. Uno munsi turi kumwe, uno munsi ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Uno munsi hariho gahunda z'ingando. Ingando ni itorero, nizo itorero ryo rifite, itorero ry'igihugu ryo rifite mu nshingano. Bexija wenda abana bava secondaire cyangwa abanje university abize mu gihugu cyane abize hanze bagaca mu ngando. Byose no kwigishwa amateka y'igihugu, politike y'igihugu. No mu gihe cya kera habaga icyo bita itorero. Reka mbone no kuvuga n'aka kantu. Ndade ntabwo nataye umurongo w'amazina y'Imandwa, kuko ibintu nimbihishura muzagera mubyumva neza cyane. Abamisiyoneri jari ko baza gutangiza ivuga butumwa, sibyo? Ngira ngo wenda ibi byari bishingiye kuri stati bazahabwa na leta ibishinzwe kugira ngo itaburenganzira bwo gutangiza amadini. Basanze ikintu bita itorero. Itorero n'ubu rirahari. Itorero niyo ryatorezwagamo indangagaciro za Kinyarwanda. Muri zo ndangagaciro rero niho havagamo ingabo zizagira gute, zizatabara cyangwa zizarwanira igihugu cyangwa umwami. Iyo miryango rero yavaga aho ngaho ikaza muri iryo torero. Simbutse gato abamisiyoneri batangira itorero, kuko babonyaga itorero ari ikintu cy'ubumwe
aho abantu bahuriza, sibyo, bafite ururimi rumwe, baje bavuga ngo idini, sibyo, reka turyite itorero. Niyo mpamvu rero twita itorero, uriri itorero. Itorero rero hari ahantu higishijwe indangagaciro, ariko muri iryo torero indangagaciro bigishirizwagamo zari iz'umuco, harimo hazamo na za karande, indangagaciro za kinyarwanda. Niho hazaga guca imigani, niho batoragamo abazagira gute, abazaba ingabo. Noneho rero muri izo mandwa narigeze nayo ntangiye kurenya Runyonga, niyo waruvuze ya mbere. Nifuza ko zivuga zose kugira ngo tumenye aho duhera noneho. Okay, reka nkomeze. Ya mbere ya Nyirarunyonga, ya Rukabankaba, Rutindangezi, okay, eshatu, iy'Umuzana, enye, iya Nkonjo, eshanu, Koya Kamugayo, zingahe? Esheshatu. Kamwe ndetse mvuge esheshatu. Hanyuma kubera ko kuzivuga ni kimwe no gusobanura ibyazo ni ikindi. Wari wasobanuye eshatu rero, ndagira ngo twe gusubira mu bintu cyane, ahubwo tujye ku zindi icyo byakoraga, kugira ngo tubone uko tuza gusobanurira abantu. Kwizambere wari wavuze ya Nyirarunyonga, wari wayivuze. Ndi wari wavuze, wari wasobanuye ya Rukabankaba. Ariko ya Rukabankaba ntabwo wayivuze. Ya Rukabankaba ijyana n'iya Rutindangezi. Rutindangezi zose ni mandwa zikurura umwuka wo kwica, wo kumena amaraso. Rukabankaba. Noneho reka tuziveho tujye ku zindi, kuko ndashaka ibi byihuta abantu bakabyumva, no tukagira ku ntego yacu. Turi gushaka gusobanura ibya karande bikomeza gukurikirana abantu, kugira ngo tubone uko tubwira abantu banirebe ko ibyo bintu bakibifite, kuko hari abantu bavuga ngo ukijijwe ngo bikuvaho, ariko wowe yakwireba akabona bimuriho. Ibi bintu kuki bikigukururukaho biri no mu miryango y'iwanyu kandi warakijijwe. Niyo mpamvu bitimo kubyinjiramo. Ni ukubireba ku buryo abisanga mu miryango y'iwabo ataranakizwa, akaba kibibonaho kandi yarakijijwe. Ese niki twakora kugira ngo ibyo bintu bituveho? Ikindi ni ukumenya ese umuntu ashobora gupfa afite karande akaba yarimbuka, kuko karande ngira nabonye ari ibintu byinshi. Hari ubushize nabikubwiye ko hari abantu babana n'indwara z'imyuka mibi, none ugasanga umuntu abana n'indwara z'imyuka mibi, kwa muganga ntazo babona, arivuza wapi byaranze, ugasanga ibintu abamo inzozi arota ni inzozi zo kuba ari mu marimbi, inzoka, ibiki byose. Rimwe na rimwe akajya agira ubwoba nk'umuntu ugiye gusara, mbega ibintu byinshi. Ibi bintu uyu muntu akaba yapfa akajyana nabyo. Yego, urakoze. Ubajije ibintu bikomeye. Ufite mbere ko uha umuntu doze y'umuti, ugomba kubanza ukamwereka uburwayi. Ubu rero turi muri consultation, turi kureba ese indwara zirahari, ese abantu baremera ko barwaye. Kubera ko wa mugani hari n'uvuga ati twabaye ibyaremwe bishya. None se iyo urucyaremwe gishya ibindi ni ibihe? Twaha ubugingo bushya bunebwa muri Kristo. Hanyuma hari n'uwanyandikira avuga ngo ariko se ngo Lazaro ngo ko agiye mu gituza cya Aburahamu ngo ko tutamubona ku by'isi, ngo rero ngo ubukene ngo kutagira iby'isi ngo numva ngo itaba karande. Ariko ndamubwira ngo nta, usibye ko yatangiye kugenda byumva, ndamubwira ngo nta shuri itarangira. Ibigeragezo ni ishuri kumwizera, ariko ibigeragezo bihoraho bitarangira ni ikibazo, niyo karande. Kuko twamenye ko karande ni uruhererekane rw'ibintu byiza cyangwa bibi, birasobanutse. Hanyuma kwibajije ngo ese umuntu apfuye ari gifite ibimenyetso bya karande yajya mw'Ijuru? Reka rero mbereke ijambo nahawe riri mu Bakorinto, urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto, igice cyaho cya 5. Ni ijambo tujya dusoma ariko rikaze, kubera ko rivuga ibintu bikomeye cyane, kandi nabo murongo ndiho. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, ibice byaho 5, haravuga gute? Haravuga ngo kabiri, ngo namwe murihimbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bikwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Kuko njyewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri, nahoranye namwe mu mwuka. Mu mubiri
ntabwo yahoranye nabo, ariko mu mwuka yarahoranye nabo. Kandi ubwo bimeze bityo, namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nkaho mpari. Kandi ubwo ntari neraniye hamwe namwe, mu mutima wanjye dufite ububasha bw'umwami wacu Yesu, nahawe ubutware nawe, kugira ngo uwo muntu muhe Satani, umubiri we urimbuke, umwuka ubone kuzakira ku munsi wa Yesu. Kwirata kwanyu si kwiza, ntimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose, nuko nimwiyezeho umusemburo. Hasi siminjiremo cyane. Hano Jarike aya magambo abantu barayasomye, cyangwa se n'abayasomye ubu, cyangwa se banayasomye ntibayahishurirwa. Titire y'iki cyanditswe iravuga ngo ubugoryi bwamamaye mu Bakorino cyangwa se mu bantu. Nabwiye ko imihango n'imigenzo y'ibindi bihugu n'iy'Abanyarwanda ingaruka ziba zenda kungana. Aba ni abantu Paul yabwije ubutumwa bwiza, nkuko nawe uvuga uti ndecyaremwe gishya, narakijijwe. Ariko aba bantu natinze bisanze basuye mu busambanyi, kandi ibyaremwe bishya siko handitse. Ni ibyaremwe bishya, ni abana b'Imana, n'abagenzi bajya mu ijuru. Ariko none bagera kuri level ubusambanyi atari yo kugura byibura umugore cyangwa inda y'umugabo cyangwa y'umugore. N'abagabo kubago ngo bakanihimbaza. None Paul aravuga ngo sinari kumwe namwe mu mubiri kuko presence yanjye ntabwo yari hari, ariko mu mwuka wanje narabumvaga. None aravuga ngo icyoroshye umuntu, ngo ibyiza nuko umubiri yagira gute, yawuha Satani, ariko umwuka ukazajya gute, ukazarokoka, ukazakira ku munsi w'umwami Imana. Iyi karande numvuga hari igigeni gafata mu mubiri ukaba procede, ukaba imbohe, uko warinjiye muri ibyo bintu, ukaba ukije umwana w'Imana nk'uko ubivuga cyangwa uko ubibariza abandi. Ari ugasanga karande y'ubusambanyi kubera ko yaterekerejwe ikabandirwa ya nyirarunyonga, urumva wenda yakorewe na sekuru, yakorewe na se, yego, ugasanga iramuzereramo, ugasanga imurimo. Hari muri iki kiganiro, simuvuga mu izina, ariko aba muri barwo byabara Abanyabudubayi, yambwira ati fast, ati ndarushye, ati ndashaka kuza kugira ngo musengere, ati ibiyobyabwenge byagize gute, byarankoronije, ubusambanyi, ibya nta kintu ngeraho, n'icyo ngezo kigenda nyibona, kandi aracyari umusore ukiri mutoya. Ni ukuvuga ngo uyu muntu niwe Paul ariho arabwira, wamenye Yesu, uri umwana w'Imana, wabaye mu rusengero, wabaye muri korari, ariko kubera izi mbaraga zikomeza kukubamo, yego, udashaka kurekura, ngo umubiri azawuha Satani. Mu ikintu kiwawe Satani kigenda gute? Ingaruka za Satani izihe? Ni ukukubabaza ukarimbuka, ariko umwuka ukazakira. Mbona no kubabwira, ni ukuvuga ngo wowe utweretse ko uyu muntu ufite karande aramutse apfuye yarimbuka. Yavuze ngo umubiri azarimbuka, azawa Satani urimbuke, ariko umwuka bugire gute, ukire ku munsi w'umwami Imana. Yego, umuntu agizwe n'ibintu bitatu: umwuka, umubiri n'ubugingo. Kandi ibyanditse bikavuga ngo umubiri n'umwuka n'ubugingo birarindwe kugira ngo bitazabaho umugayo. Uyu muntu rero, uyu mubiri uwufata akawuhindura ingingo za maraya, guhindura igikoresho karande y'ubusambanyi, ikaba itari kumuvamo, agakomeza akabibamo, uyu muntu umubiri yarimbuka, umubiri urarimbuka. Ubugingo nuko byose wumvishe bigomba kurindwa ari bitatu: ubugingo n'umubiri n'umwuka birarindwe, bitazaba umugayo ku munsi w'umwami Imana. Ubugingo Bibiliya ibivuga ahangaha bubonerwa muri Kristo, si amaraso aya ngaya ava, kuko n'inyamaswa zirayagira. Ni ubugingo bwo mu mwuka, yego, kuko umuntu ni umwuka. Ni ubugingo buva mu mbuto itabora. Je Gabriel nawe Jarike ndabona wambaye impeta, n'abandi mudukurikira, hari abana twabyaye, yego, abo n'ab'inyama n'amaraso, yego, kugira bisobanuke neza. Ubugingo rero burimbuka ni ubw'inyama n'amaraso. Bivuze ngo hari ubugingo bubiri, hari ubugingo bwo mu mwuka n'ubugingo bwo mu mubiri.
ariko nanone ubugingo bw'umubiri n'uyu mubiri yego nabyo bigomba kurindwa, kubera ko Paul avuga ngo imibiri yacu ni insengero z'iki? Z'umwuka wera. Mbese mfata ingingo yego za Kristo nzihindura za maraya, kuko n'uyu mubiri nawo n'uw'agaciro. Pana ugenda ngo usinde, ngo usambane, nurangiza uvuge ngo umubiri n'uwanjye, nawe Imana izawo kubaza uri responsable ya. Urakoze. Ubundi ni ibibazo bibiri nakubajije. Okay. Ikibazo cya mbere, karande zishobora kugira impact ku bugingo bw'umuntu. Waruvuze aho Paulo avuze ngo umubiri n'ubugingo byose birarindwe n'umwuka bitazabaho umugabo. Bivuga ngo umugabo uramutse ubayeho ntabwo Yesu ntagashobora kubana, ntibishoboka. Karande nakomeje kubaza cyane, uri kugaruka kuri karande y'ibyaha umuntu akora. Hari na karande itari y'ibyaha. Niyo mpamvu nari ndi kwereka ibintu bikurikirana umuntu kandi nawe agashaka uburyo byamuva bikamunanira. Urugero, umuntu akabana n'imyuka mibi muri we, wabizi ko muri ariko kuyivanaho byaramunaniye. Yaba aryamye akabiraramo, yaba abyutse akabigendamo. Aha ndashobora kumva agiye no gusara ngo yirukanka. Inzozi arota ni inzozi mbi gusa. Nta cyaha yakoze, nta bibi yagiyemo, ariko ibyo bintu ugasanga aribane nabyo. Rimwe na rimwe ugasanga n'abantu bapfuye baragaruka bakavugana nawe. Uyu muntu aramutse apfuye yabona ubugingo. Hari abantu bibeshya ko bafite ubugingo burebwa muri Kristo, ntabwo bafite, kubera ko Kristo niba ari muri wowe nagaragare, ariko kwiyitirira Kristo atakurimo ni ikibazo. Aho naho biza bakavuga ngo atari ko se kubera iki umugabo ari kutubwira ngo karande kandi twarakijijwe. Ariko je nkababwira ngo niba mwarakijijwe kuki mukiri muri ibyo ngibyo? Erega bo barashaka kudefanda intege nke zabo, niwo ruzingi aho ngaho. Arashaka kudefanda intege nke ze kubera amagambo yavuze imbere ya pasiteri cyangwa se n'umudiyakoni cyangwa se n'umuvugabutumwa. Yego ibyo akumva ko ari ishusho ya Kristo muri we, ariko mu by'ukuri ishusho ya Kristo itagaragara. Ntago ndabyumva. Nanone uyu muntu arakijijwe, yamaze kwizera, yakira Yesu umwami n'umukiza, kandi muri we afitemo umutima uharanira kuba mu nzira z'igisiyoni. Ntago afite umutima wo kujya mu ngeso mbi nk'izo yahozemo. Aranasenga, iyo bashobora no kubavuga ubutumwa, ashobora no kubona pasiteri, ariko akabahanganye n'iyo myuka imuzaho. Ugasanga arasenga ariko bikanga kumuvaho. Ari nayo mpamvu nyine usanga bamushakira ngo ninde muntu wanyize iyi karande. Ibi bintu bimugarukaho by'imyuka mibi, kurarota bapfuye, kubona inzoka ziza, ibiki n'ibiki, kandi warabizi ko nta byaha akora, ni umukristo ushaka kujya mu ijuru. Ibi bintu kuki bikomeza kumugarukaho? Ese uyu muntu aramutse apfuye yajya mu ijuru? Hari n'abarara basambanywa. Ahubwo deja hari umuntu ngenzi w'umumama wajya kugira ikintu cyiza nijoro kikaba kandi aryamanye n'umutware we, yego, kikaza igahita kimujya hejuru, bagakorana imibonano cyangwa kikamuvaho kikagenda. Uwo muntu agasenga akiriza n'ubusa, ariko bikaba byaranze. Umwuka wa mahaba nijoro w'ubusambanyi. None ikibazo rero cyo kwibaza, ese uyu muntu koko yumva we nta n'umutima afite w'ibyaha, kuki ibintu bikomeza kumwihambiraho? Ese aramutse apfuye yajya mu ijuru? Ese ubundi uyu muntu ubugingo bwe imbere y'Imana ubu burahari umuntu ugihura n'ibyo bintu? Icyo nicyo kibazo, kuko iyo ni karande ikomeye cyane. Okay, jewe ndashaka gusubiriza abo bantu. Urababarije, ariko reka basubirize kandi uko ijambo ry'Imana soma rivuga. Navuze mu buryo bwero, ndavuga ngo abo bantu bari kurwana n'ibyo bintu kandi bakiyitirira ko, reka mwishwe ijambo kwiyitirira ko bakizwe ari abana b'ubugingo, kandi ibyo bintu babimaranye igihe. Kuri jye ndavuga ngo uwo Yesu bavuga ntawe bafite. Ubwo ushaka kuvuga ngo ntibigeze bakizwa? Ntabwo bigeze bakizwa. Gute noneho? Kandi washobora kuza kaza imbere yawe nkamukuzanira, sibyo? Tuvuge ndamukuzaniye, waravuze ati njyana kuri umukozi w'Imana numvisha ibintu bya karande abizi neza, kuko ngishaka gukizwa kandi numva nkijijwe. Akaza akakuza imbere, uri pasiteri, akakubwira ibyo bintu. Niki wamukora? Wamubwira ko adakijijwe, kandi we bakubwira ati ngiye namaze kwizera kandi murashakisha uburyo nayoborwa n'ijambo ry'Imana. Wamubwira iki? Okay, nicyo ngiye gusubiza. Ijambo ry'Imana avuga muri Yohana mu zandiko ze ngo iby'umwana w'umuntu yerekaniwe nibi, nuko kugira ngo agire gute? Amareho destroying imirimo yose y'iki? Ya Satani. Imirimo ya Satani byahe iba muri abo bantu. Noneho se Yesu amaze iki utamaraho iyo mirimo? Ahubwo uwo muntu dore uko akwiriye gufashwa.
reka mbetege buryo yafashwa. Uwo muntu akeneye kugira ubuntu bw'Imana bonebwa muri Kristo, sibyo? Akakira Yesu. Erega je nawe nguna kuvuga ibintu biri bya teori, ndavuga ibintu biri pratique. Nuse nkanje Gabriel, sibyo? Kugira ngo nzavaho kuri karande y'ubusambanyi, mvaho kuri karande y'ubusinzi, kugira ku rwego rw'ubuyobozi. Kandi ibyo biva kuki? N'abantu baba barahaye ubugingo bwabo Satani. Urumva? Nkanje n'abandi banyarwanda n'abanyarwandakazi benshi bafite indasagwa. Hange nararasazwe, ndasagwa njyangwe na data ku mupfumu witwa Rushirabake. Twari dufite abapfumu babiri, Sebutama na Rushirabake. Uyu muntu ukomeza gwanga n'imyuka mibi yindi wumva basekuruza babo baterekere n'ibiki byose bikaza rimwe na rimwe ugasanga bagiye banabatanga batari babaho. Basanga iyo myuka iraza igakomeza kumukiranya kuko we yahise ajya mu bundi bwami butandukanye n'ubwo yagomba gukorera kandi basekuruza bamutanzeho. Ni gute ushobora kuvuga ngo uyu muntu ntakijijwe kandi wakubwira ati genda kijijwe? N'ibyo bintu byose urimo kuvuga, ubusambanyi, ubujura, inzoga, nta n'umutima wabyo nyifite. Ariko icyo sigaye mpanganye nacyo ni kimwe gusa, ni imyuka mibi ntera. Ugasanga irantera buri gihe kandi nkasenga yanze kumvaho. Nkora iki? Ubundi izo nire zirita z'ibyo bintu byo kubangwa no guterekera by'imyuka mibi, kurota nabi, kwikinisha, urumva, gusambana kugeza igihe bigera ku rwego usambanya umugabo. Urumva izo ni ingaruka. Ubukene, ugakena ugatindahara, iya rutindagezi inarukaba nkaba iyo irakenya, ugasanga hari umuryango utarama, yego, ugasanga abantu ntibubaka. Urumva, izo ni ingaruka nta nubwo nigeze nzivuga. Ahubwo none ngo ndashaka ko dutsindagira ahandi. Nanabivuzeho Jarike, navuze ngo uyu muntu uri muri ibi bintu by'umwijima kandi avuga ko akijijwe, yego, ijambo ryavuze ngo umubiri we nakomeza kwirabiramo, nibaze ko ari ubugingo akabiramiramo. Arega nta iki kintu ndacyumva. Kubiramiramo we nta ruhare na rumwe abifitemo. Tuvuze ikintu cyitwa ubusambanyi. Ubusambanyi buhere mu mutima ariko nyuma ukabishyira na hehe mu bikorwa. Ibyo bintu bitinzemo wabiramiyemo. Ariko imyuka mibi wowe gutera nta ruhare ubigizemo. Ubiramira gute kandi wowe nta ruhare wabigize utanabyifuza ko ibyo bintu bikubaho? Nicyo kibazo gihari. Wowe ntago ubyifuza ko bikubaho, nta nubwo iyo myuka wigeze uyikuranga ikuzeho, nta nubwo wavangura birabiramo kandi utanabishaka urabiramiramo mu buhe buryo. Ariko ugasanga ibyo bintu birakubaho, urafata ibihe byo kwiriza ubusa, urasenga, yewe namugana abantu tumusengere, hari imyuka mibi numva ikomeza kunyihambiraho. Uyu muntu turabyita karande, turabyita ibiki? Ese uyu muntu aramutse apfuye akindutse nk'uko bivuze, iyo myuka ikabiramukinduye, yabona ubugingo? Kuko we nta bindi byaha agira, ahubwo icyo kintu cyo urahanganye nacyo abwira Imana ati wanyirije ikintu. Kuko barahari benshi n'abapasiteri yewe. Yes, navuze igice gito. Dutandukanye kuramira mu bintu no kubimazemo igihe gito, yego, ntuzabirimbukiramo. Kuko ushobora kubiramiramo, yego, ariko finali bikazakuvaho, yego, cyangwa se bikabikubazeho igihe gito. Erega ibi tugomba kubisobanukirwa. Ntushobora kumenya indwara utayipimishije, kandi indwara ushobora kugendana utayizi. Arabadukurikiye rero ashobora kwisanga abimazemo igihe, cyangwa se ari gito, cyangwa biramiyemo, cyangwa akabazi n'uwarimbutse abirimbukiyemo. Noneho ubugingo navuze yabimenya ateze kukurimbuka n'ubugingo nta muntu. Yes, navuze ubugingo bw'uburyo bubiri kandi ngira ngo babyumvise. Hari ubugingo bubonekerwa mu maraso bw'inyama n'amaraso. Ubwo si bwo bugingo Yesu aduha, sibyo? Yesu aduha ubugingo bwo mu mwuka bwabyawe n'ijambo ry'umwuka. Ushatse kuvuga ko uwo muntu yabona ubugingo? Nicyo arega ubugingo uvuga n'ubw'umubiri cyane ubuhoraho. Ubugingo buhoraho ngire yapfuye nyine ko amaze gupfa se yapfuye. Uyu muntu yabona ubugingo yazabona ijuru. Urakoze. Yavuze ngo umwuka uzakizwa ku munsi w'Umwami Imana. Umwuka n'ubugingo birarindwe, ni ibintu bigendana. Ntabwo ushatse kuvuga ko uyu muntu we aza byanga byakunda ijuru arifite. Ararifite. Hari ikosa rivuga ngo umuntu ugashobora kuva mu bugingo kubwamburwa. Je ntago ndi umubera ko babwamburwa. Yohana 3:13 bavuga ngo twahawe ubugingo
kuko akunze ari mwisi cyane yatanze ubugingo bugira gute buhoraho ntabwo ari ubugingo bw'igice akuye avuga ngo izange zifate mu biganza ntawasha kuzimvuvunuramo niki cyagutandukana n'ukuntu rwa Kristo murakoze ubwo nukuvuga ngo wowe urangije ubutuye umuntu ni ari kwihangana n'izo karande z'imyuka mibi ariko apfuye ubugingo bwe bwazabona Imana niko jambo ryavuze umwuka buzaruka hanyuma mu gusoza hari igihe abantu bakeneye izindi nama ushobora gutanga aderesi zawe twari tukibaha contact zacu aho tugaragarira nimero zacu sinyamuda no kuzitanga bazishyire kuri screen ariko reka tuzibahe cyane ko iyo ziri kuri screen abatangiwe tabazibona ariko iyo tarangije ikiganiro ntabwo ushobora kumva izi nimero ariko reka tuzibahe kubazakurikira bakakisoza ni 0788 5 6 6 3 ndasubiramo 0788 5 6 3 murakoze reka dushimire bari badukurikiye hanyuma mukomeze kubana natwe muzakomeza kugenda mwuka ibintu byinshi cyane mukomeze kugira ibihe byiza ikiganiro nakagaruka murakoze shalom shalom azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba